Ibi ni iby'Imana izakora mu gihe izaba gutegura mbere yo gushaka. Mbere y'uko Imana iguha umuntu muzashyingiranwa, izabanza kukubaka. Kuko gushyingiranwa si ibihembo, ahubwo ni inshingano. Si aho guhungira kwiheba cyangwa ubwigunge. Ni umurimo wera ku bantu babiri bamaze gutegurwa. Iyo Imana ishaka gutegura mbere yo gushyingiranwa, ntikwigisha gusa gukunda undi muntu, ikwigisha kuba umuntu ushobora gukunda kuko yo ubwayikunda. Ibi ni ibintu Imana igukorera mbere y'uko ubaka urugo. Icya mbere, Imana igaragaza ko uzaba umuntu ukuze, ariko kugira ngo ikugire umuntu ukomeye. Uzatangira kubona kutihangana kwawe, ubwibone no kwikunda mu byifuzo byawe. Abakorera ba mbere 13:11. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, utekerezaga nk'umwana muto, ibwira nk'umwana muto, ariko umaze gukura mba mu byo bwanjye. Intego y'ibi ni ukugira ngo izagere igihe cyo gushyingirwa ufite ubwenge n'ubushobozi bwo kumva, si ukuba romantike gusa. Icya kabiri, Imana ikwigisha guhangana n'amakimbirane mu buryo burangwa n'ineza, mbere y'uko iguha muzabana ubuzima bwose. Izakwigisha uko wakemura amakimbirane mu buryo bwiyubashye. Uzatangira kubona ko urukundo rudashingira ku byumviro by'umubiri gusa, ahubwo ko rushingira no ku kuntu witwara mu igihe uhuye n'ibibazo. Ese ushobora kubabazwa n'ibyo abandi bagukoreye kandi ukabagaragariza ineza? Ese ushobora kumva udasobanukiwe nyamara ugakomeza kuvugisha ukuri mu rukundo? Mbese ushobora kutabyemera ariko ugakomeza guhitamo kunga ubumwe? Yakobo 1:19. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Icya gatatu, Imana iguhatira guhangana n'ingeso zawe mbi. Imana ishyira ku mugaragaro uko witwara ingeso zawe mbi zose kugira ngo uzibone uhindure uko witwaraga. Ibishe mu buzima bw'abatarashakana bigaragaza cyane nyuma yo gushyingiranwa. Imana izagusaba gukira mbere yuko iguhuza n'undi. Imigani 4:23. Indira umutima wawe kuruta ibindi byose birindwi, kuko ari iby'ubugingo ukomokaho. Icya kane, Imana ikwigisha gukunda uwo muzabana ariko utamugize ikigirwamana. Niba udashobora guhitamo Imana aho guhitamo ibyifuzo byawe bwite, ntabwo witeguye. Imana igutoza binyuze mu kwigisha ko urukundo nyakuri rudasimbura Imana, ahubwo rugaragaza uko Imana iteye. Kuva 20:3. Ntukagira izindi Imana mu maso yanjye. Icya gatanu, Imana iragukomeza atari ugukomeza amahame yawe. Gushyingiranwa bigaragaza ukwihangana kwawe, ukwizera kwawe n'imico yawe. Imana niyohereza gusa umuntu ushobora kugwa mwiza, ahubwo ikugira umutima ushobora gutandukanya ibyiza n'iby'Imana. Uzamenya guha agaciro amahoro, si gusa uburyo umuntu agukurura. Uzamenya gusenga kugira ngo ibintu bijye mu murongo, atari ukureba gusa imiterere cyangwa isura. Uzabaza Imana nihe gahunda yawe mbere yo kwibaza ngo arankunda. Abaheburayo 5:14. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Niba uri guca muri ibi bihe, si ibihano, ahubwo ni uburyo bwo kwigisha gukunda by'ukuri, guhangana n'ibibazo, gucunga umutima wawe no gushyira Imana imbere y'ibyifuzo byawe. Iyo witeguye neza, ushyingirwa n'umuntu muzabana mu buryo buboneye kandi mwese mugakomeza gukura mu rukundo rw'Imana. Imana irimo gutegura kugira ngo uzagere ku ntego yawe, ube umuntu ushobora gukunda by'ukuri no kubaka urugo rukomeye. Yakobo 1:4. Ariko mureke kwihangana gusoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Niba ubutumwa bugufashije